Bibiliya rero ifite amabwiriza menshi. Mu Bakorinto ba mbere 10 umurongo wa 31 uwo muvugana nyine n'inzungu Gadi, reka twerekeze ku birebana no gutuma umuntu agira ibiro byiza kandi neza bitamuguye nabi, bitari bya bindi bike bikabije, bitari na byinshi bikabije, yarangiza kwabamo masatadane y'ibiro, yarangiza ariko icyo tukuvugaho gusa cyane nicyo bita obesite, n'umubyibuho w'ikirenga. Icyo nicyo tuvugaho. Turavuga ku kibitera, tuvuga ko umuntu yabigabanya n'urugero rubigabanywaho. Ubwo niho turi bwerekeze aho ngaho. Ariko turabanza turangira abantu benshi cyane ko mbere y'uko kubigira, Bibiliya hari icyo yamaganye, aho nko mu gitabo cyitwa Gutegeka kwa kabiri, Bibiliya yavuze ko ikibitera yaranakivuze icyo ari cyo. Yavuze uwo mubyibuho w'indengakamere, yabivuze igira iti ku bantu babyumva banemera Bibiliya, ni Gutegeka kwa kabiri 32 umurongo n'uwa 14 turageza 15. Haranditse hagira hati n'amata y'inka n'amatamatama abuha ibinure by'abana b'intama n'amapfizi y'intama z'ibashani n'ihene n'ingano zihunze zirushaho kuba nziza nk'uko urugimbu rwo ku mpyiko rumeze. Wanyoye vino yenzwe mu maraso y'inzabibu, maze Yeshuruni arabyibuha atera umugeri, urabyibushye urahonjotse urarembekereye, maze areka Imana yamuremye asuzugura igitare cy'agakiza ke. Ibi rero ntabwo tuvuze ko abantu bose banini basuzugura Imana, ahubwo turabereka yuko icyabiteye ari ubuhuzahuze. Uvuga ngo wagabanya ibyo akunda ibyo wemererwa n'umubiri wemererwa ukabirya kuri gahunda nziza. Noneho icyo ni icya mbere. Biremewe kugira ngo ujere icyo bita ibiro, usabwa kurya 2 ku munsi. Iyo tuvuze kurya 2 ku munsi, ntabwo tuba tuvuze ngo kurya rimwe ku munsi ku manywa n'irindi nijoro, ahubwo bivuze ngo izuba rikigaragara rirashe mu gitondo ushobora gutegura amasaha uri burire ukanagira akamenyero. 2, ritararenga uba ugomba kurya. Narangiza ubwo bivuze ngo warya hagati ya saa 1 na saa 3, akongera kurya hagati ya saa 10 na saa 12, akaba ariyo masaha ayo magaburo ye akanyura kuri uwo munsi witwa manywa, ariko akagira ayo masaha adahindagurika kandi akarya 2 ku munsi. Iyo ni ingingo ya mbere yatuma ibiro bihora bihagaze neza. 2, icyatuma ibiro bihagarara neza ni uko umuntu yirinda ibinyobwa ku meza bitangana n'ibyo kurya. Ubwo ukagabanya inywere ku meza. Yarangiza mbese ushatse no kubaza Bibiliya yakubwira ngo Yesu bamaze kurya umugati, yarangiza aravuga ngo afata igikombe kimwe arabwira ngo mwakire munyweho mwese. Ntabwo kari akabindi, ntabwo yari ijerekani, ahubwo ni igikombe abantu 12 banywereyeho. Ubwo bikwereke neza ko wanywere kurya atanywa byinshi. Ibyo nicyo ni icya 2. Icya 3, ni kwirinda kurya vuba cyangwa uhangayitse, ukarya utuje. Ingingo ya 4 ni ukugabanya amavuta ya nijoro. Amavuta yagenewe mu gitondo nimugoroba, ibyo kurya byaho bikaza ari byo bita naturel. Hari abandi nabo bavuga ko ubwo ngo byaba byiza ari kwicigaburo rya nimugoroba. Ubuye umuntu yagenewe kurya 2 ku munsi. Niko abayuda baryaga bari mu butayu, niko Imana yabyerekanye ko bakwiriye gutoragura amanu ya mu gitondo n'iya nimugoroba. Ibyo rero barya 2 ku munsi, umuntu wese akarya gahaga. Ibyo ni ubundi buryo butuma umuntu agira. Ariko hari igihe uba uri kubibona ukabona ariko akundi bavuze ngo nukutesha uwahanutse. Ubwo bigenda bite iyo bigeze kuri iyo ntambwe? Hari aho tugera tukaba ari ngombwa ngo nibura ugabanye, kuko noneho byaraje. Ntabwo ari ugushakiriza, ahubwo byaraje, birahari. Ibyo bikaba bisabwa ko umuntu agerageza kubikurikirana neza ngo ajye mu mabwiriza abigenewe, ariko abizi impamvu. Mu gitabo cyitwa Santé par le boisson, cyangwa se gukwikirisha cyangwa se kubona amagara mazima ariko hari ibinyobwa unyoye, harimo ijambo navuga ko ku rwange ruhande navuga ko buri wese akwiriye kumenya kandi akazirikana. Muri icyo gitabo hakoreshwemo ijambo rinini ariko nshaka ko mwumvaho neza. Hari icyo bita ngo ni première deuxième. Umuntu ushaka kugabanya ibiro mu buryo bwiza yamaze gukurikiza rwego rwa mbere, ariko ibiro bikiri byinshi, hariho n'ibindi akeneye. Akeneye gufata utwo bita graine de chien.
ni utuntu tugiye kumera nka sezame twirabura, turabaho muri za alimentation. Yarangiza ugafataho ibiyiko 4 byayo, yarangiza ugafata umutobe w'indimi ibiyiko 6, yarangiza ukabishyira hamwe ugashyira mu mazi iminota 30, amazi angana na litiro iminota 30. Yarangiza byo ubwabyo gusa ukabisyo, wabanje kubitumbika niko babyita. Yarangiza wamara kubitumbika, yarangiza kuko wabifasha ukabishyira mu mazi iminota 30, kandi washyizemo na wa mutobe, noneho ukabisya. Aya mazi ukayanywa, ni amazi angana na litiro. Unywaho ikirahure kimwe mu gitondo, ukanywaho ikindi ku manywa. Ubwo ukaba ukoze ibintu navuga ngo la graine de chia était déjà connue par les anciens Mayas et Aztèques d'Amérique centrale. Muri Amerika yo hagati, ku bantu babizi bazi ko Amerika ifite imigabane 3. Igiri y'amajyaruguru harimo Canada, hakabamo hagati muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hakaba no hepfo za Brazil na Argentine. Noneho abantu barayikoreshaga, izwi igihe kirekire. Actuellement, la science moderne a découvert de nombreuses propriétés nutritives et médicinales. Elle est devenue un aliment à la mode. Muri kino gihe cy'ubuvumbuzi bwa none, izwi nk'ikiribwa gikomeye cyane mu kuvura kandi kibeshaho umubiri w'umuntu, ndetse kiri mu byo kurya bigezweho, byo bita ngo ni aliment moderne. La chia se démarque par sa richesse en fibres solubles et en acides gras oméga 3. Des nutriments stars plein d'effets bénéfiques rares dans l'alimentation moderne typique. Chia izwi nk'ibintu cy'ikiribwa gikungahaye mu bintu byoroshya amara, mu kubaka uturandaryi, kandi gisohoka neza mu mubiri w'umuntu. Ifite iyo bita omega 3. Ibyo bintu bifite fibre omega 3 ni ibyo kurya bigezweho, ni star, bivuga ngo birazwi, biramamaye, ni ibirangirire, bifite inyungu ku mirire ya kino gihe cyacu. De plus, elle apporte une bonne proportion de protéines, vitamines et minéraux. Uretse kugira fibre muri byo ngo byoroshya amara, uretse na omega 3 yo gukomeza amagufa, umusokoro uhore woroshye. Chia ifite ama vitamine, chia ifite imyunyungugu. L'eau de chia est une boisson rafraîchissante et saine. Amazi ayirimo irafasha cyane, ni icyo kurya gihembura kandi kiza, facile à élaborer et qui apporte beaucoup à santé, kandi gifite byinshi ku magara mazima y'umuntu. Bizasaba iki rero? Chia peut aussi être élaboré avec les graines entières dans le mix de l'extracteur de jus. Yakorerwa uko imeze, yasebwa ikanyobwa nk'umutobe inyuze muri twa tumashini tubikora. Mais s'il est préparé de la sorte, les graines état dures, il faut bien les mâcher pour profiter de tout leur pouvoir nutritif. Nicyo gituma ubwa mbere twapanze ko igomba kunyobwa, nuko wayirya ukwiri irakubikomeye byatuma igorana cyane. Ni ikiribwa rero gikize kuki? Kirakize ku cyo bita selenium, yitwa magnesium, yitwa calcium, yitwa vitamine B ya mbere, yitwa fer, yitwa zinc, potassium na vitamine B ya kabiri. Chia ni ikiribwa kimeze gityo. Ikora iki rero mu propriété? Rassasiante, diminue le cholestérol, antidiabétique, laxatif et nutritif. Uretse kugabanya bwa bunini gusa no kugabanya ibiro byinshi bikabije, ari byo kugabanya ibiro byinshi bigabije, iri mu bintu bigabanya bigatuma umuntu asa naho yonze kugira ngo ahonge, kandi ukarya ukumva uhaze, kandi ikagabanya ikinure mu muntu, ikaba ari urukingo rwa diabete. Umuntu witumye iba yituma neza kandi ifite n'intungamubiri. Ubwo rero nguko uko ikoreshwa mu kugabanya ibiro, nuko nguko bayikoresha. Ni bya biyiko byayo 4, ni amazi angana na litiro, ibyo bisa ngo ni 4 tasses d'eau. Noneho oya ntanubwo na litiro, ahubwo ni igice cyayo. Yarangiza ugashyiramo ugasya, washyizemo ibiyiko 6 ndimo, yarangiza ubwo ukajunywa ukaba uvuye mu bwoko bwa kabiri bwo gutuma umuntu aringanira ibiro bye bikagabanuka. Noneho utakoresheje chia, ahubwo ukoresheje imbuto. Izo mbuto ni amatasi 2 y'umutobe w'ipapayi, ni igice cya tase cy'umutobe w'inanasi, ukabivanga. Ndasubiramo, ni amatasi 2 y'umutobe w'ipapayi ubwo wagiseye, nyuma igice cy'itase cy'umutobe w'inanasi uravanga. Ibi bintu byombi biri mu bintu bikomeye wakoresha ukaba wunganiye umubiri wawe, kubera ko waba ushaka
L'obésité abdominale est celle qu'il faut combattre en premier lieu parce qu'elle est associée à un plus grand risque de cardiovasculaire. Igihe hari indi bihereyeho ibyimba ibyibuha ugomba kuyirwanya hakiri kare cyane kuko yaba intandaro yo kurwara umutima. Akora ati ventre plat, usaba kuringaniza inda yawe ikaringanira nk'abandi bose, ntihugire amabondo. Impamvu ventre enflé est dû habituellement à une combinaison accumulée de graisse, de rétention de liquide ou une graisse intestinale accompagnée de relâchement musculaire de la paroi abdominale. Iyo inda isa n'ibyimbye biba bigaragara ko umuntu muri we haba harimo urugimbu rwinshi, hakabamo n'amazi menshi ndetse n'amara akaba yaribitsemwo amavuta, maze bigatuma n'imihoro igera ikasa n'ibyimbye, inda y'umuntu igatubuka. Aplanir le ventre requiert bien sûr des exercices pour tonifier les muscles abdominaux, kugira ngo numara kurya neza noneho n'inda yawe izaringanire, bizagusaba gukora imyitozo ariko ushaka kugabanya imihore y'inda. Uko niko akundi bagarama yarangiza bakegura umutwe n'amaguru kugira ngo inda y'umuntu ise n'igabanyutse ariko wanariye na neza. Mais en plus de diurétique, des adoucissants pour intestin brûler le graisse. Yarangiza ibi bivangwamo no kwihagarika neza ubwo kunywa amazi ahagije, yarangiza ndetse bikazagabanya n'urubyimbo, bizabyara ikirero. Niyo mpamvu mu gukoresha kiri uriya mutobi, amatasi abiri y'igipapayi n'igice cy'itase y'inanasi ukavanga ukabihuza, bizakora icyo bita amincissante, diurétique, adoucissante intestinale et digestif. Kugira ngo bigabanye ibiro bisaba ko umuntu abakoresheje, bituma asa n'ugabanutse, akihagarika kenshi kandi neza, kandi amara ye akoroha, kandi igogora rye rikagenda neza, bigatuma uyu muntu agira amahirwe. Biba byiza kurutaho iyo uyu mutobe uvanze utyo uwunyoye usigaje amanota 15 ngo urye ifunguro rya mu gitondo n'irya nimugoroba, ukabihindura akamenyero kugira ngo bijye bigabanya apeti igihe ugeze ku meza. Ngo kuko bagabanya ibiro dukubitiyeho no kunywa amazi ashyushye ubyutse mu gitondo, gukora siporo kenshi, kurya kwa kundi kabiri ku munsi, kumenya neza kutavanga imbuto n'imboga, kutavanga kunywa uri kurya, yarangiza ukabikosora, uragenda ukajya kuri gahunda neza, ibiro byawe bikagenda neza. Rero waba hasigaye gato cyane kugira ngo nibura il est plus facile de combattre les cancers en buvant des osmophies. Yarangiza rero bisaba, navuga nk'umuntu bibamo kenshi, ibyiza no kujugira igihe wageneye nimugoroba kuri ibyo kurya bitarimo ibigori se bitekanye n'amashaza n'ibirayi bitetse maganda n'ibitoke bitetse uko nguko ugashyira mu buryo bwiza, ukarya amoko make kuma amatarenza 2 cyangwa 3, yarangiza ntugigere muri restaurant ngo wumve ko byose urubiryeho. Ibyo birafasha kandi birunganira ngo kuko bafasha mu kugabanya ubunini n'umubyibuho w'ikirenga. Rero nkongeraho aka kantu ngiye kuvuga ka tungurusumu n'akamaro kayo kugira ngo mbe ndangije muri iyi gahunda. Iyo tungurusumu nayo irafasha mu gutuma abantu batagira umubyibuho w'ikirenga, ariko ifite n'akandi kazi kenshi cyane nashatse ko twumvaho, kuko hatabayeho kuyimenya neza. Ni page ya cya gitabo, page ya 64, harimo aya magambo agira ati l'ail combat les congestions et hypertension des infections internes et externes. Tungurusumu ni ikiribwa cyiza, ndavuga ngo wenda giheru kumi. Certains considèrent l'ail comme le plus extraordinaire de toutes les plantes médicinales. Abantu babizi neza tungurusumu ni kimwe mu bimera bivura kuruta ibindi byinshi abantu bazi. Hepatin, l'agit comme dépuratif, iri mu bintu byoza amaraso, bactericide, yica imbuto z'indwara ziri mu muntu, désinfectant, ibyuririzi bikuverzef, ni igihuribwa hamwe gusa, information plus profonde, wishimagura ukaribwa cyane ukabyimbagirana. Tonique, iri mu bintu bituma igogora rigenda neza ukagira imbaraga. Vermifige, yica inzoka, antidiarrheique, irinda impiswi, antirhumatismal, ikavura rubagimpande. L'ail combat les congestions, hypertension, des infections, iratuma umubiri w'umuntu uzibuka, igatuma umuvuduko ugabanuka, uwo no kuvuga hejuru, indwara z'ibyurizi z'imbere n'inyuma, diabete, rime et tout,
diyabete ndetse ibicurane n'inkorora. Il a une action anticancéreuse dans certaines formes de cette maladie, nayo ni urukingo rwa kanseri muri na bimwe. Noneho wihutiye iravuze ngo ces multiples applications comprennent son emploi comme antiseptique respiratoire, ni urukingo rw'inzira z'ubuhumekero, surtout de la bronchite, cyane cyane inkorora y'akayi, sinusite chronique, abantu babazwe n'indwara ya sinusite, diet expectorant efficace, il est également utile en cas d'asthme, irakenewe mu kuvura amahwima. Là, il régularise la digestion lente dans l'intestin comme dans le foie et la vésicule biliaire. Ikibazo cy'umara cyaba gishamikiye ku mwijima cyangwa ugasaba uk'indurwe. Iyo uyiriye iragufasha, il aide à contrôler les infections intestinales comme de la dysenterie. Irafasha rero mu gutuma abantu batagwara macinya. Il est efficace contre les oxyres et les ascaris. Nayivura oxyre na ascaris, une ou deux gousses écrasées et mélangées de lait ou de jus de citron. Windimu cyangwa kuvanga n'amata ivura inzoka. Rero twari kubereka neza ko byanze bikunze n'umubyibuho iyo wituma neza nibura gatatu ku munsi, mu gitondo ubyutse ukituma, ku manywa umaze kurya ukituma, nimugoroba umaze kurya ukituma, uba ufite amara meza, uba ugomba kufatiraho yarangiza ntusibe kwituma, kuko ubuzima bwiza nabwo bugizwe no kwituma buri munsi, gusinzira neza, kudatoranya ibyo kurya, yarangiza igogora ryiza no gutekereza neza. Rero Imana nibidufashemo mu izina rya Yesu, amen.